Ndi umuvuzi gakondo ukorera mu mujyi wa Kigali, i Nyamirambo ugeze kuri 40 ahitwa Sezike. Nk'uko mubimenyereye musanzwe tubagezaho bimwe na bimwe mu ndwara tujya tuvura nk'uko muri kubibona hano. Nk'uko twababwiye ibijyanye n'umuti wongera santima, abaterera akabariro gakeya, cyangwa se kugabanya urukundo rurenze, bamwe birukanka inyuma y'abatabashaka, barabahaze bagakubitirwayo bagatukwa. Uwo muti turawufite hano, turarugabanya rugakira, bigakira mu gihe gitoya kitarenze icyumweru. Ntongere kwirukanka inyuma ya wa muntu, ahubwo wa muntu akaba ari ugushaka, biterwa n'uko ubishaka wowe. Hano rero tukaba dufite imiti myinshi nk'uko muri kubibona, ndetse n'ubundi buryo bwinshi bwo kwifashisha kuri ibyo bibazo byinshi. Twababwiye ku bafite amahembe, ku baterwa na za nyabingi za gakondo, iz'imiryango, cyangwa se n'imandwa, n'abagiye mu bindi bitandukanye bibabuza amahoro. Hano tukaba dufite imiti myinshi itandukanye, ngira ngo muri kubibona. Twababwiye ku bijyanye no kugarura uwahukanye, ataye inshingano zo kubaka urugo, akaba yagenda atakigukeneye, ariko wowe ushaka ko mukomeza kugumana, cyangwa se nawe ukaba utasinzira ngo ugire amahoro utamubonye. Ibi byose hano turabikora. Tukaba tubafitiye rero imiti itandukanye, kandi gukira akaba toya, si bya bindi byo kuvuga ngo nuko gihe kingana iki. Oya, cyane kugeza ku minsi ihagije kuba umuntu yakize. Ni karibu rero ko ufite ikibazo icyo ari cyo cyose, cyaba ari ikinyatsi, cyaba ari ikintezi, cyaba ari icy'amahembe amugwira ku nzu, cyangwa se amubuza kuryama, amubuza gusinzira, amubuza kugoheka, akumva ko yagira amahoro ari uko agiye mu rusengero, kwirwamo, kuraramo. Hoya da, ntabwo ariko bimeze. Iwacu uraza tukagufasha, kuko dufite imiti hano ishoboye. Uraza tukagufasha mu gihe gito cyane. Ibyo bintu byose bigutera, byaba ari ku mabati, yaba ari mu nzu uryamye, yaba ari hehe, bikubuza amahoro, cyangwa se abo bafite uburemba biterwa na za nyabingi, amarozi, ndetse n'ibindi, hano muraza tukabafasha mu gihe gitoya cyane. Iyo minsi 3 twababwiye kugeza ku minsi 7 biba birangiye, ukaba ubaye muzima, ntongere kugira ibibazo byo kuvuga ngo biragenda gute, cyangwa se ngo bizongera bigutere. Na babandi bivuje igihe kirekire bakarambirwa bagasanga ibyo bagiyemo ntacyo byabamariye. Iwacu hano ni iminsi mikeya, kandi buri muntu wese turamufasha. Byaba ari ibikomoka he, byaba ari ibyo boherereza umuntu, yaba ari ibituruka mu muryango, yaba ari imiterekero, yaba ari amarozi, yaba ari abazinzwe, abo bose hano imiti turayifite. Babwiye babandi batagira santima nyine, nk'uko tumenyereye kubivuga, hano baraza tukabafasha. Babandi babipa, bajya gukora imibonano ugasanga ni iminota 5, iminota 3, abo ngabo hano iwacu turabafasha. Ugasanga ni nk'inkoko, cyangwa se bakishakisha bakibura. Hano tubafashe, ntabwo ari ibintu byo kuvuga ngo jerekani litiro zingahe. Reka. Ni iminsi 3 ukaba ubonye ibisubizo bizima. Kandi ibyo ntabwo biba ku bagabo gusa, n'abadamu nabo. Hari abadamu nabo bagira ibyo bibazo, abadamu batagira santima. Batagira santima niyo wagira gute, bibereye aho gusa, bakumva bakiryamira, ntagire ubegera, ntagire ubakoraho, kandi afite umufasha. Akumva kumwegera no kumukoraho ari ukumuhohotera, kandi akaba atabwira uwiwe ati ngiye nta santima ngira. Akihangana nyine, akazagira icyo yumva ari uko bigezemo hagati, umufasha wagiye kurangiza, akumva santima ari uko birangiye. Ubwo se we urumva nabo bafite ikibazo. Abo bose rero turabafasha. Na babandi batagira ububere, amazi, abo bose hano tubafitiye imiti. Si n'icyo gusa, dufite imiti yongera urukundo kuri babandi bagira abantu batabishimira, batabakunda. Abo bose baraza tukabafasha, kandi muri ya minsi twabahaye, iminsi 3 kugeza kuri 7, biba birangiye. Ntabwo ari iminsi miremire cyane. Nk'uko twababwiye, turatsirika
abarozwe, abatezwe ibitegano bakabyimba amaguru, abafite ibibazo byo guhumana, abahumanye, abo bose turabavura. Ni karibu iwacu rero, ngira ngo twabahaye aho dukorera, n'imiti imwe ngira ngo mwayibonye. Ni karibu rwose. Babandi bivuje igihe kirekire, babandi bagiye gushakira amahoro mu nsengero, kugira ngo za nyabingizi bari kure, amahembe bari kure, amashitani bari kure, za kamere z'imiryango, abo barazi iwacu tukabafasha mu gihe gitoya. Ntabwo ari ngombwa kuvuga ngo uzahora iwacu uza kwivuza. Ni rimwe gusa, kabiri, gatatu bikaba birarangiye. Aho dukorera twabahabwiye rero ni Nyamirambo ugeze kuri 40 mu mujyi wa Kigali. Nomero zacu za telefone muraza kuzibonaho, MTN 0789388195. Abakoresha Airtel Tigo nabo ni 0728816227. Ni karibu iwacu.